banyarwandakazi ndagira ngo mukurikire agafilime ntikagucike. Ni ka kandi tugarutsemo kitwa umwanzuro w'urukundo, aho tugiye kubereka aho umusore akunda umukobwa ariko umukobwa atamukunda, atamwiyumvamo na gato, ahubwo yifitiye undi muntu akunda. Tugiye kugatangira, namwe mutangiye mwihere ijisho kandi ndabizi ko muraza kuryoherwa. Ko mbona nta myiteguro ufite bimeze bite? Ntabwo uzi ko ntabwo ubona ko weekend yageze? Byinshi se byo kwitegura. Okay. Ubwo bivuze ngo uri tayari. Tugende uri tayari? Yego. Okay. Press baby. Kubera iki mbona utishimye? Kubera ngiye kujya nazi. Ibyo ni ibintu koko twe gutuma uva muri mood yawe. Urumva iyo umuntu agiye ahantu atazi bikunda kumutonda nyine, ariko igihe kiragera akahamenyera, kandi ntekereza ko hazakubera heza, sibyo? Hazakubera heza, ntugire ikibazo rwose. Bizagora. Agataho rero arakanshaka kugusaba, sibyo? Nituzajya tuba turi kumwe, sibyo? Ndakwinginze jya ugerageza nibura inshuro nyinshi umwenyure, kuko ndabikunda. Nzakora igishoboka, sibyo? Cyangwa se nimba hari ikibura ujye umbwira, ujye umbwira ntaribi. Ndi tayari kugukorera buri kimwe cyose nyine kigushimisha. Hagati aho rero, nubwo imeze gutyo, gahunda irasa nk'iyahindutse. Flight yacu bayimuye kubera impamvu z'akazi. Hari ibintu nari ntararangiza hano mu gihugu, bibaye ngombwa ko bayimurira next week. Ibyo byiza. Biragushimishije? Sure. Oya, usukuru nge numva byambabaje, ahubwo numva nabarakariye abantu bose babigizemo uruhare. None wowe biragushimishije? Wenda nibwo nzaba niteguye neza. Ese ukeneye iki kugira ngo witegure basi? Nyine wumve muri wowe uri tayari. Nimo kugenda ahantu utazi, ubanza kubyiyumva. Okay. Nayo makuru rero narinje kugira ngo nguhe, ntabwo ntinda ahangaha, hari ibindi bintu ngiyemo. Nizere ko mu cyumweru gitaha uzaba uri tayari ndetse wanabyishimiye. Bye. Babe. Bye. I love you, babe.